Yes, umuhanzi yitwa Diamond Platnumz ndetse n'umuhanzi Bruce Melody bakoranye indirimbo ikaba imaze kwandika amateka muri Afrika ndetse na East Africa. Bruce Melody yatangaje ko agiye gukora media tour muri Kenya, Tanzania ndetse n'i Bugande. Ibi ni ibintu abantu benshi bakomeje gushinja umuhanzi Diamond Platnumz, ariko tugiye kugaruka ku masezerano yasinyanwe hagati ya Diamond Platnumz uburyo azapromotinga iyi ndirimbo Pum Pum. Benshi rero bakaba baragarutse bavuga ngo Diamond Platnumz ntago yigize agaragaza uruhare rwiwe mu kumenyekanisha indirimbo Pum Pum bakoranye na Bruce Melody ndetse na Brown Joel. Ibi ni ibintu byari bimaze iminsi bivugwa cyane muri media, haba mu Rwanda haba muri Tanzania, aho Diamond Platnumz nyuma yuko indirimbo isohotse atigeze na rimwe agaragara ku bitangazamakuru ari kuvuga kuri iyi proje ya Bruce Melody ndetse na Diamond Platnumz, bitewe nuko amasezerano bari bagiranye ntago yari arimo ko agomba kuzafata indirimbo akaba yayikorera challenge, ahubwo no kuzafata Bruce Melody akamwereka itangazamakuru ryo muri Tanzania. Ibi ni ibintu uyu muhanzi Bruce Melody n'ubundi yarasanzwe afitweho cyangwa se yarazwi muri Tanzania, kuko muri Tanzania yahakoranye na Harmonize, bakoranye indirimbo ebyiri zose, ariko ntago twigize tubona indirimbo bakoranye zarigize zigira imbaraga nk'indirimbo Pum Pum bakoranye mu gihe cy'ibyumweru gusa bibiri, ikaba imaze kuzuza views zirenga miliyoni 4 ku rubuga rwa YouTube. Diamond Platnumz rero mu kutangira avuga ko Bruce Melody bakoranye indirimbo, ariko indirimbo atazagaragara na rimwe ari gukorera challenge, ahubwo icyo azamufasha mu kuzenguruka Tanzania bamenyekanisha indirimbo bari kumwe. Byinshi rero byaravuzwe kuri uyu musore, byinshi byaravuzwe kuri iyi ndirimbo n'uburyo igomba gucuruzwa, ariko n'ubundi indirimbo ntago Diamond Platnumz yigize agaragaza ko indirimbo yayikunze cyangwa se indirimbo ngabe yanayisharinga ku mbuga ziwe nkoranyambaga, haba kuri Instagram, TikTok ndetse n'ahandi. Wasangaga yafashe agace kiwe gatoya cyane akaba ariko atangaza cyangwa se yereka abafana biwe ko hari indirimbo yakoze, ariko atavuga ngo iyi ndirimbo mugende muyirebe ku rubuga urunuru rw'umuhanzi runaka. Rero Bruce Melody mu ijoro saa 9 hafi saa 10 niho yafashe indege abanza kujya gukora media tour muri Kenya. Byari bisanzwe n'ubundi ko abahanzi hafi ya bose b'abanyarwanda bagiye bakomakomeye babanza gukora media tour muri Kenya kugira ngo bazenguruke n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Rero murabyibuka neza ubwo hasohokaga indirimbo When She's Round yakoranye na Shaggy, ubwo yari funga match bari bakwereye remix, yagiye kuyimenyekanisha muri Kenya, Uganda, ndumva aho hantu hose yaragiye ahanyura mu kugira ngo abashe kuba yazamura izina ryiwe muri ibyo bihugu. Bruce Melody ni umuhanzi wagiye ugaragaza ko Kenya ni kimwe mu bihugu biri gufasha umuziki wiwe, kuko iyo ugiye kureba ugasanga abantu benshi bamufollowinga cyangwa se bamukurikira bumva imiziki yiwe, haba kuri Spotify, haba Audiomack, ubusanga abenshi ari abo muri Nigeria. Ibi ni ibintu rero bivuze iki ku muziki w'u Rwanda, bivuze iki ku muziki w'abanyarwanda muri rusange ndetse n'abahanzi basigaye mu Rwanda badakunda gukora media tour hanze mu rwego rwo kuzamura umuziki wabo. Ndaza kugaruka ku muhanzi The Ben utajya ugaragara muri media cyane
cyane rwose ntago akunze kugaragara bitewe nuko akora indirimbo akahita yicecekera, akaba azi ko abanyarwanda bari buze kuba bayumva. Ariko nimba mureba neza ibyabaye, Bruce Melody agisohora indirimbo yitwa Munyakazi, twabonye indirimbo itumbagiye mu minsi 13 yonyine yari ihagije kuba yakuzuza miliyoni. Ariko The Ben we kugira ngo iyi ndirimbo Indabo Zanjye kugira ngo izuzuze miliyoni, birasaba yuko ashobora kuzenguruka intara yose z'igihugu agenda avuga ko yasohoye indirimbo. Kandi mwibuke neza, iyi ni indirimbo cyangwa se zino ni indirimbo Bruce Melody atigeze na rimwe akora icyo bita media tour hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Muri press conference yabaye, murabyibuka, bombi niho batangarije ko bagiye gusohora indirimbo zikaba zarasohotse, ariko The Ben indirimbo yiwe ikaba iciriritse ku rubuga rwa YouTube kuko ifite views zitaragera no ku bihumbi 900. Ibi bintu rero bivuze iki? Ibi bintu biri kugaragaza iyihe shusho y'umuziki nyarwanda, biri kugaragaza umuziki nyarwanda gute mu ruhando mpuzamahanga. Urugero, nimba Bruce Melody afashe Rutemikirere akajya gukora media tour muri Kenya. Kenya ni igihugu kinini gifite abaturage benshi, ariko hakaba hatuyemo n'abanyarwanda benshi. Ubundi kenshi cyane twagiye tubona Bruce Melody no kwamamara kwiwe Kenya yagiye ibigiramo uruhare, ariko ibijyanye no gukorana indirimbo n'abahanzi bagiye batandukanye, The Ben nawe yigize abikora kuko yakoranye indirimbo na Otile Brown, ndakeka muyizi neza, ariko ikaba ari indirimbo imaze igihe kinini cyane. Bruce Melody rero umaze gukorana n'abahanzi babiri bo muri Kenya, yavuze ati reka nsubire muri Kenya njye gukora media tour nanasure abavandimwe. Bruce Melody ubundi kintu akunda kurushisha uyu muhanzi The Ben, ubu usanga ari uko ari sociable ku bantu, akunda guciringa n'abantu benshi cyane, ariko ubuzima bwiwe ugasanga burandagiye buri ku mbuga nkoranyambaga. Ubushize ndakeka ari umusibejo hari ku wa kabiri ubwo yakoraga live agiye gukora ikiganiro amahumbezi bari bamutumiyemo kuri Radio Rwanda, niho yagiye avuga ati njyewe ngomba kubakubita live, ngomba kubereka buryo kimeze ukonsa ndetse n'ibyo mba ngiyemo. Rero yongeye aranabigarukaho ubwo yari ari ku kibuga cy'indege avuga ati ngiye gukora media tour, ubu ngubu angiye kujya muri Kenya, nzagaruka hite njya Tanzania ahita ajya i Bugande. Muratekereza bizaba bimeze gute, bizagenda gute nitwabona Bruce Melody yitiretse we na Diamond mu kiganiro kimwe kuri televiziyo imwe cyangwa se kuri radio imwe bari kuvuga kuri uyu mushinga wa Pompom? Ni ibintu bizaba ari byiza, ni ibintu bizaba bishyize umukoro ukomeye cyane kuri media yacu ndetse n'abahanzi bacu, bakiga buryo ki bakora umuziki, bakagaragaza ubushobozi bwabo mu buryo bw'imitekerereze ndetse no mu mufuka. Kubera ko twamba tuvuga ngo umuziki barawukora ntago bawuvuga kwa kundi ngo wizera abafana, ariko abafana dufite mu Rwanda nta kintu bashobora kuba bakunganira umuziki nyarwanda. Ibi ndabivuga shingiye ku biganiro ndi kugenda mbona hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Bruce Melody ari kugenda atakamba avuga ati turasaba leta n'abantu babishinzwe batugirire monetize zino mbuga nkoranyambaga zacu, haba YouTube, haba TikTok, Instagram ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, kubera ko byagaragaye ko mu Rwanda, kubera ko imbuga zacu zidahemba kandi dufite internet isa nkaho ibangutse kandi inihuta muri East Africa, ugasanga abandi bana bari kubyaza umusaruro zino mbuga nkoranyambaga. Niyo mpamvu Bruce Melody ubona ari kwifata akahita yikoma akavuga ati reka njye Kenya, njye Uganda, njye Tanzania, bino bihugu biri monetize kuri YouTube, kuko Bruce Melody nubwo ubona iyi ndirimbo Pompom ifite views miliyoni
enye n'ibihumbi 200. ushobora gusanga nk'umwana uri muri Kenya wagize views 1000 cyangwa 10,000 ashobora kuba yamurusha amafaranga bitewe nuko igihugu cyacu ntago dufite monetization kuri zino mbuga nkoranyambaga. Rero niyo mpamvu muri kubona Bruce Melody aba yakoze uko ashoboye kugira ngo ibihangano byiwe bigende byumvwe muri biriya bihugu kugira ngo aze kugira akantu ari buze kuba yakuramo. Mwakoze kuba mwabanye natwe, mwakoze kuba mwakurikiye ibiganiro byacu. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Nge nitwa